Skin cycling igezweho, buri hantu hose uzagenda wumva ngo skin cycling. Uzabona ahantu henshi bavuga ubwiza bwayo, bavuga uburyo iguha uruhu rwiza, ariko se wakwibaza, ese hari ubushakashatsi buyivugaho, hari umumaro wayo cyangwa ni amayeri yo kwamamaza? Reka mu kanya tuze tubivugeho. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Skin cycling ni iki? Skin cycling ni uburyo ki ukoresha actives nk'amaretinoid cyangwa ama exfoliation nka AHAs na BHAs, ukagenda unyuzamo ugira umunsi wo kuruhuka. Urugero, nk'ijoro rya mbere ugakora exfoliation, ijoro rya kabiri ukaruhuka, ijoro rya gatatu ugakoresha amaretinoid, ijoro rya kane ukaruhuka, ijoro rya gatanu ugakoresha ama exfoliation. Bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo uruhu rwawe umunsi wabanje, igihe wakoreshaga amaretinoid, igihe wakoreshaga exfoliation, waruhaye stress. Noneho iyo stress umunsi ukurikiyeho uri buriruhuke, uruhure uruhu rwawe. Irindi joro rikurikiyeho ukareka uruhu rwawe rugakoresha bya bindi wakoresheje ejo. Bikaza no kuboneraho gukora neza n'uruhu rwawe rugakoresha ubudahangarwa rufite kugira ngo ruze kuguha umusaruro. Ubu buryo ntabwo ari bushya, ahubwo ni uburyo bwo kubaka barrier ikomeye. Uruhu rwawe rwo hejuru ni uburyo bwo kuruha imbaraga. Kubera iki skin cycling imaking a sense? Kubera iki itanga umusaruro? Kubera iki ari nziza kuba wayikora? Impamvu ni uko uruhu rwawe rukenera kwiyubaka, rukenera ko ibinure bibona umwanya wo kwiyubaka. Ikindi, uruhu rwawe rukenera umwanya wo gukaruma ama inflammation. Enzymes ziri ku ruhu rwawe rukenera umwanya wo kugira ngo rwadapte, rwakire bya bintu warusize. Gukoresha ama actives buri munsi bituma cells turnover, amaserire uruhu rwawe ruyakora vuba vuba, kandi ntabwo ari byo. Gukoresha actives buri munsi bishobora gutuma uruhu rwawe rwisana vuba vuba, ukaba wagira ama irritation ahoraho, gutuma pigmentation, uruhu rwawe ama dark spot aba menshi cyane, rukaba rwanatwikwa n'izuba byoroshye. Skin cycling rero ifasha uruhu rwawe guhumeka, irufasha kuruhuka, irufasha gukoresha bya bindi wakoresheje ubushize. Na siyanse, ubushakashatsi burabigaragaza ko skin cycling ari ingenzi, ari nziza. Ninde rero skin cycling ifasha cyane? Umuntu skin cycling ifasha cyane ni wa muntu ufite sensitive skin. Uwo muntu arayikenera cyane. Umuntu uri acne prone skin, ukunda kurwara ibiheri, nawe akenera gukoresha ubu buryo bwa skin cycling kuko bimufasha guturisha uruhu. Umuntu ukunda kugira ama dark spot, pigment prone skin, ikunda kugira ama dark spot, ama hyperpigmentation, nawe akenera gukoresha ubu buryo kugira ngo uruhu rwe rutaza gukora andi ma dark spot mashya. Mbese ni uburyo bwo gukaruma ama inflammation. Undi muntu ukenera gukoresha ubu buryo ni umuntu utangiye skin care nshyashya, utangiye gukoresha actives vuba. Niba utangiye retinoid, ubu buryo urabusabwa. Skin cycling ntabwo ari ngombwa ku ruhu rw'umuntu iyo product yamenyereye, umuntu uruhu rwe rutajya rugira reaction iyo ariyo yose yatangiye product nshya, cyangwa umuntu ufite rwa ruhu rutajya rukunda guhungabanywa n'amavuta. Ntabwo ari na ngombwa kuri ya routine yoroheje. Ni uburyo ukoresha ku ma actives gusa. Amakosa abantu bakora skin cycling bakunda gukora ni ugukoresha ama exfoliant, product zikora exfoliation, akazikoresha ari nyinshi cyangwa agakoresha umurundo wazo yumva ko ari uburyo bwo kugira ngo arekipere wa munsi atazazikoresha. Ibyo ni amakosa. Ikindi akunda gukora ni ugukoresha actives kuri wa munsi wo kuruhuka. Ntabwo ari byo. Umunsi waruhutse ukoresha product zongera hydration gusa. Ntabwo ujya mu byo gukoresha izindi actives, oya, ureka uruhu nyine ukaruha pause. Irindi kosa ni ukudakoresha sunscreen. Oya, ukaba uzi ngo sinakoresheje actives nijoro, reka ndeke uruhu rwanjye uyu munsi nkoreshe sunscreen. Ntabwo ari byo. Sunscreen ikoreshwa buri gihe, ntabwo ikoreshwa ngo kuko nijoro waraye wisize retinoid. Oya. Skin cycling itanga result zihuse. Oya.
gusa ni uburyo bwiza bwo kugabanya meditation, ni uburyo bwiza bwo gukaruma inflammation, uburyo bwiza bwo kubona result y'igihe kirekire. Cycling ntabwo ari igitangaza, ni uburyo bwo kubaka bariya ikomeye, ni uburyo bwo guha uruhu rwawe ubudahangarwa, ni uburyo bwo gutuma amavuta yawe aguha umusaruro, ni uburyo bwo kubaka result irambye. Utaha tuzongera tuvuge kuri hyperpigmentation, turebe umuti wayo ni uwuhe, ntuzacikwe.